ingorane zawe zirakemuka kuko yabatuye ubwoko bwayo amafaranga. Ingoma yawe n'amahoro, ingoma yawe izaguka, maza kuririmba ibihe byose iteka, zamamaza gukomera kwawe kwinshi, ibyo ukora n'ibitangaza bawe, zamamaza gukomera kwawe kwinshi, ibyo ukora n'ibitangaza abantu, uru rutare n'ishema Satana ndasinyabi yakumurira singatinya uko nishe musi urutare rwiza
merci merci. aba youtubers na uploading mwese Ariko abantu bose bakoresha YouTube ariko mwirinde ko hari mutego wirinde screen record. mwirinde screen Sawa. mababa yawe niho nzibera iteka mababa yawe niho nzibera iteka mababa yawe niho nzibera iteka uru rutare nishemo nubwo satani adasenyami ndakumuriro sindatinya kuko nishe munsi y'urutare rwiza no mu gikombe cy'urupfu sinzatinya kuko nzabandi kumwe nawe Mana no mu gikombe cy'urupfu sinzatinya kuko nzabandi kumwe nawe Mana no mu gikombe cy'urupfu sinzatinya kuko nzabandi kumwe nawe Mana no mu gikombe cy'urupfu sinzatinya kuko nzabandi kumwe nawe Mana kuko nzabandi kumwe nawe kuko nzabandi kumwe nawe Mana nawe nshuti ufite ibikurusha izere imbaraga z'Imana ishobora byose ingorane zawe zirakemuka kuko yabatuye ubwoko bwayo kwa Farawo nawe nshuti ufite ibikurusha izere imbaraga z'Imana ishobora byose ingorane zawe zirakemuka kuko yabatuye ubwoko bwayo kwa Farawo ashobora kurangiza ingorane z'abamwizera bose kuko ari Imana yabayeho kandi izahora witeka ryose kuko ari Imana yabayeho kandi izahora witeka ryose